basohokeye mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Kenya, abenshi bakirirwa mu Rwanda barafashwa. Bahabwa ubuhungiro bacumbikirwa amaharakubiri mu nkambi nka Kiziba, Nyabiheke, Kigeme, Mugombwa, Kibuye ndetse na Mahama. Abagize ari inkomere bahabwa ubuvuzi. Burya koko iminsi yo gutsindwa ni imitindi. Kera hadaciye kabiri haduka ibibasirwa rya bamwe muri Nord Sud Kivu maze ikinyarwanda nk'ururimi bavuga, umuco bagira, indeshyo bareshya n'ibindi ntaraguribara. Bamwe baricwa, abandi barameneshwa. Byari agahinda ku miryango muri babuze ababo. Ariho mwabonaga bamwe muri mwe, ngira ngo harimo bamwe n'ubundi bafashe ibyangombwa by'Abanyarwanda. Ni ubushake bwa leta, kuko ntabwo ishaka gutekereza abantu ko bashobora kuba impunzi iteka ryose. Iyo rero uvuze uti nkunze u Rwanda, leta irabikwemerera. Sindi buvugaho cyane kuko leta irahari, ariko kuko dufatanya nayo ndagira ngo mbibibutse. Biba ari mu bisubizo birambye, kuko ukunze u Rwanda ntabwo wagira iyo stati iyo twitiye ubuhunzi. Ariko iyo stati itari nziza cyane, ni stati igufasha kumenya ufite gakondo. Buriya kuba impunzi bitandukanye no kuba waba mu Rwanda utari umunyarwanda, utari igihugu cyawe cya Kongo nacyo kitakwemera, n'u Rwanda rutakwemera nk'umunyarwanda ntirunakwemere nk'impunzi. Abo bantu hari ibihugu bikeya babamo bitwa statelessness, ni ukuvuga ni ukuba umuntu igihugu kimwemera. Rero uyu munsi tuzirikana ibyago n'amakuba, tuzirikana abantu bagiye bicwa bazira uko bavutse, ariko kandi tuzirikana neza muri urwo rugendo tugenda, tukazirikana neza igihugu cyatwakiriye, tukazirikana neza kuko leta y'u Rwanda kuba yafata inzego zayo kazishyira hano ni ukubera agaciro iba yahaye abantu. Ntabwo ari impunzi ahubwo ni abantu. Hanyuma mu bisubizo birambye bindi mumenyereye, hariho icy'abantu bajya mu gihugu cya gatatu bishingiye ku bugenzuzi buba bwabaye, bikagaragara ko igihugu cyanyu mukomokamo mu by'ukuri kidafite umutekano wizewe ushobora gutuma mufashwa gusubira iwanyu mu buryo mufite icyubahiro. Iyo rero bidakunda, igihugu cyabakiriye
gifatanije n'iyi miryango mpuzamahanga mubona n'iyindi rimwe na rimwe mutabona, bafatanya gushaka ikindi gihugu cya gatatu gishobora kubakira mu gihe mutabonye ko igihugu cyabakiriye kano kanya ari rwo Rwanda mutabasha kubonamo ibikorwa bibateza imbere kugira ngo namwe mufate ubwenegihugu bw'Abanyarwanda. Mu by'ukuri wahisemo ubwenegihugu bw'Umunyarwanda ntabwo waba ukibarwa nk'impunzi, ariko ubarwa nk'impunzi iyo ubwo bwenegihugu bw'u Rwanda utabufashe, ariko kandi n'ubwenegihugu bwawe bwa Kongo utabufite kubera ko wabuvukijwe muri icyo gihe. Kuri icyo ngicyo ndagira ngo wenda abantu babyumviseho gato. Hanyuma iyo igihugu cya gatatu ari byo hano muri iyi nkambi ngira ngo abantu bari bamenyereye cyane, bidashobotse ko haboneka ikibakira, ni hahandi ubona mumara igihe bisaba kwihangana mu buzima bugoye, kuko ntago twabizeza ko mu nkambi mwabona ibihagije. Rero icya gatatu mu bisubizo birambye HCR ndetse na leta bafasha ni ugusubiza abantu mu gihugu cyabo, kuko bibaye ngombwa ko umutekano uboneka muri Kongo, HCR na leta barafatanya bakabafasha uburyo bwo kugera iwanyu mufite icyubahiro, mutagiye kandi nk'abahunze igihugu cyabakiriye. Ibyo rero iyo ngingo ya gatatu muri iki gihe ntabwo yari yakunda. Ngira ngo ubushize duheruka kunyuramo hano tugenda urugo ku rugo tubabaza. Impamvu twababazaga ni uko hari ibiganiro byendaga kuba kugira ngo tumenye imyumvire mufite ku gihugu cyanyu, kuko uko byagenda kose nubwo umuntu yahunga umutima we uba uri iwabo. Ntago imyanzuro y'ibiganiro irasohoka ngo tubashe kubabwira niba kuko Kongo ifite umutekano kugira ngo habeho uko gutaha mu mahoro. Mu gihe bitarakunda turabasaba gukomeza kwihangana, kandi turabasaba gukomeza guharanira ubutabera uhereye kuri mugenzi wawe mwicaranye. Umuntu ashobora gushaka ubutabera kure, umuntu ashobora gushaka amahoro kure, umuntu ashobora gushaka ineza hirya, ariko icyo twabasaba kubera ko ubutabera buhera ku bumuntu, turabasaba kugira ngo uko muri hano natwe turi kumwe namwe, turamutse tugerageje icyo kubana neza, ngira ngo bishobora koroha kugera ku bisubizo birambye twifuza. Byashoboka ko biriya bihugu bibakira iyo biduhaye umwanya, mu by'ukuri nibwo tubasha gufata abantu bake bake, bafata abantu bake bake bitewe n'icyo biba bisaba. Uyu munsi hari abantu benshi bari aha ngaha bari bategereje, nabo turabihanganishije. Ku rundi ruhande ingendo zabo zihagarara mu buryo butunguranye, turabihanganishije, byabagizeho ingaruka, ariko mukomere. Rero kuko izo gahunda ubu ziri kugenda gake, turabasaba kubyihanganira, turabasaba gukomeza kwibuka ko muri abantu, turabasaba gukomeza kwibuka ko mufite amateka, turakomeza kubizeza ubufatanye, kandi igihe cyose hazaboneka ibisubizo byiza ntabwo HCR ndetse na leta bazabibima. Turabashimiye. Ntangira ntabwo navuze amazina yanjye, nitwa Agnes Nishimwe, ubusanzwe nkora muri Unity ya Resettlement muri HCR. Murakoze. Ntabwo ari ikintu umuntu akora ngo nasoza abyibagirwe, ahubwo turazirikana, turabashyigikira, turabafata mu mugongo, kubera ari urugendo. Kwibuka ni urugendo, ntabwo ari igikorwa umuntu akora ngo kirangire ako kanya. Kwibuka ni umusinge ushobora gufasha umuntu kubaho. HCR mpagarariye uyu munsi hano mu nkambi ya Nyabiheke,
nk'uko ari umuryango mpuzamahanga. Benshi muri mwe muzi ibibazo bihari muri iki gihe, ariko nubwo ibibazo bihari murabona ko duhari turi bake, ariko imirimo ntihagarara. Turazirikana yuko ubuhunzi atari ikintu umuntu yaguma kubamo iteka. Niyo mpamvu hashize mukomere muhumure mwihangane, ariko muheranwe n'agahinda, mwigirire icyizere. Kwibuka bituma umuryango wanyu mwabuze, abavandimwe banyu, inshuti zanyu bibaha agaciro bambuwe byagiye. Kwibuka ishema. Iyo muri aha ngaha urabona uko mungana, mwahagurutse muje kwibuka abavandimwe, inshuti, umuryango mugari mwabuze, bazize uko bavutse, bazize uko baremwe. Ni agaciro gakomeye barakagomba, kuko bagiye bafite ibyo bari kuzakora, bafite ibyo bari kuzakorera imiryango yabo. Nimwe rero no kubasubiza ka gaciro, nimwe bo kuza ikivi bakagombye, nimwe bo kucyusa ibyo bakagombye gukora, nimwe mugomba kubikora, ariko mukabikora mu mahoro, mu mutekano. Sibyo? Niba muri aha ngaha, yes, barapfuye, ariko aho bari ngo amadini akenshi akunda no kubivuga, aho bagiye baratureba, barareba iby'umurimo, nimwe mbere yo kubahesha agaciro. Rero simvuga menshi kuko abambanjirije babivuze. Ubuyobozi bw'inkambi no kubakomeza, no kubahumuriza, no kubibutsa ko umuryango wanyu mwabuze ari mwe mugomba guhesha agaciro bambuwe. Abayobozi bateraniye hano, abavandimwe, inshuti, naje kwifatanya n'abavandimwe b'abakongomani babuze ababo bishwe uko bavutse, turagira ngo mubakomeze, mubakomeze, kandi nabo turabasaba ibyo mukora byose mubikore mwigirira icyizere, mukore cyane, mukore mubaho, kuko n'abandi bagiye hari ibyo bari kuzabafasha mu mibereho yanyu. Niyo mpamvu bibasaba ngo mukore cyane, hato n'aho bari batazatekereza ko, ntabwo twifuza ko babareba ko mubayeho nabi. Sibyo? Kubaho neza. Rero sinizimba mu magambo kugira ngo tukomeze, kandi ubuzima bugomba gukomera bukanakomeza. Murakoze cyane. Turashoje, hanyuma dusabe abantu bafite intebe. Turangwe n'umuco
byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi n'ibiti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi n'ibiti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu nubwo byose byabaye tukaba impunzi turangwa n'irangamunzi n'ibiti dufatanye turangwe n'umuco w'iwacu. barakoze unity